akanwa ke nako karamwaka. 27 imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, kandi unegurana mu bwongorerano atandukanya inshuti z'amagara. 29 umunyarugomo yoshya umuturanyi we, kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Turaguhimbaza Mana, ukwiriye gushimwa. Haleluya, ukwiriye gushimwa, ukwiriye gushimwa, ukwiriye gushimwa, ukwiriye guhimbazwa. Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, ndaguhimbaza mucunguzi, imbabazi wangiriye. Warangiza ukanyoza ibyaha mu maraso wavuye. Iki gitondo cy'uyu munsi uhoraho, imbabazi utugiriye, ubuntu utugiriye, uburyo ubanye natwe iri joro ritambutse ukatugirira neza. Turaguhimbaje, turaguhimbaje, turaguhimbaje. Haleluya. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, nyamara hari abagiye, hari abatakiriho, batakiri mu mwuka w'abazima. Kuba twebwe twasigaye, kuba twebwe tukiriho, si kubw'amaboko menshi, si kubw'imbaraga, si kubw'ubutunzi dufite, oya, si kubw'ibyo turya cyangwa se ibyo tunywa, oya, si kuko dukomoka mu miryango ikomeye cyangwa se yoroheje,
si ubw'uko twubatse dufite imitamenwa cyangwa se dufite ingabo ziturinze zo mu isi z'uyu mubiri zigaragarira amaso. Oya 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 oya, ni kubw'imbabazi zawe, ni kubw'urukundo rwawe, ni kubw'ineza yawe, ni kubw'umugambi wawe, ni kubw'ijambo watuvuzeho. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe cyane. Uhoraho nyir'ibihe, Imana ikomeye, twemerera amasaha tuzi imbere yawe kandi tuzanye imitima iciye bugufi, kuko twamenye neza yuko iyo dusenze uratwumva, uri mu ijuru ry'amahoro. Kandi umaze kutwumva ururutswa no kureba, ururutswa no gukora, ururutswa no gushyiraho impinduka, kubera yuko tuba tugutakiye, tuba tukwinginze, tuba tuguhamagaye. Niko Bibiliya yambwiye, iravuga iti yemwe 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 abibutse Uwiteka, nimugahweme, nimugatuze, nimugaceceke kugeza igihe azahindurira, kugeza igihe azahindurira ubuzima bwanyu amashimwe, kugeza igihe azahindurira Yerusalemu amashimwe. Mana ishimwe cyane, Mana ihimbazwe. Uwiteka nyir'ibihe, n'abasa nawe, nyemerera mwami ncishwa bugufi n'ukuri, no kuzamura ubwoko bwawe, no kuzamura abana bawe muri iyi ngobyi y'amasengesho. Ninginga cyane mwami, kubw'akanya nk'aka mbonye, kubw'akanya nk'aka mawe. Hoya ntabwo ari benshi bagira ubuntu nk'ubu bwo kuzamura isengesho, kuko Satani ari nabo umwami aherana akabatsikamira, bagaheneberezwa n'imbaraga zikomeye. Ariko Uwera wa Isiraheli, ndakwinginze ngo abo bose ubagirire neza, abo bose ubagirire neza. Aba bose ubagirire neza mwami. Abanyempano bajyaga bahanura mwami, ugakorana nabo imirimo n'ibitangaza, bahenebereye, baguye, batsikamiwe n'imbaraga z'umwijima. Dusenze dusaba ngo uhagurutse, wongere ubakoreshe imirimo ndetse n'ibitangaza, wongere ubakoreshe iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana yanjye, Mwami Imana nziza, ndagusabye cyane abaririmbyi bajyaga bahagarara mwami mu murimo wawe, bakatura iby'ineza yawe, bakavuga iby'imirimo itangaza bakoze. Ndakwinginze Yesu, bahagurutse abapasitoro, abigisha bagaburira ijambo ryawe Mana, baguye, bahenebereye mwami, cyangwa se batacyumva, bafite umuhate, batacyumva, bafite imbaraga, bacyumva mwami, bashishikariye kubwira ubwoko bwawe ibyo ushaka n'ibyo bifuzaho. Yewe Yesu Kristo, abo bose nabo turabasabiye, abo bose nabo turabingingiye, abo bose nabo turabatabarije mu izina rya Yesu, ngo ugaragare hagati muri bo mwami, bakoresha imirimo n'ibitangaza, wiyereke ubuzima bwabo. Yesu mwiza, wiyereke ubuzima bwabo. Ndi imbere yawe, ndi imbere yawe, ndi imbere yawe, ndabazamuye. Dawidi yavuze ijambo rikomeye cyane muri Zaburi, aravuga ngo wa mwanzi we nyishima hejuru, kuko ningwa nzabyuka. Abantu baguye, bakristo baguye, bakristo basubiye inyuma, abo bose mwami turabahamagaye ngo bagaruke, bongeye kwibuka umunsi mwiza bakirijweho, niko umuririmbyi
ndirimbo z'agakiza avuze umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi, munye mwiza ibyawe nishimye. Aravuga ngo singize Yesu wanyogeje ibyaha, singize Yesu wanyogeje ibyaha, singize Yesu wanyogeje ibyaha mu maraso yavuye. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze data, urakoze murengezi, urakoze mutabazi, urakoze wera wa Isiraheli, urakoze mwami w'abami. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Oh Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Mwana w'intama w'Imana, we watambwe rimwe gusa, we waje ngo zibone ubugingo bwinshi. Yesu Kristo, we wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, wuzuye ibambe n'urukundo rwinshi. Nawagutakiye ngo mwirengagize, nawakwinginze ngo mutererane. Hoya nta muntu wigeze aza imbere yawe ngo atahamara amasa. Ntabwo ujya ubura ukugirira abantu bawe, ntabwo ujya ubura ukugenza abantu bawe. Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ndinginga cyane, ndingingiriye imitima mwami, ndingingiriye imitima mwami. Yariguye isari, aya mavi yasukumaga. Yesu Kristo, rengera abantu bawe, subiza intege mu bugingo bw'abantu bawe. Yewe Kristo, tembesha amazi mu kidaturwa. Ndakwinginze mwami, ndakwinginze, ndakwinginze. Rema shiraho ifatiro mwami w'abami. Ndakwinginze, ndakwinginze. Rengera abantu bawe, tabara ubwoko bwawe. Ururuka mwami wanjye, iminsi ni mibi, ibihe birakomeye, turagoswa impande n'impande. Atabaye wowe mwami, nguwe mu ruhande rwacu. Mubisha yaduhagurukira, mubisha yaduhagurukira, mubisha yaduhagurukira, mubisha yatugirira nabi. Resta yabone fota imini kuwa yastanse, esha yabone kuta. Yesu haguruka mwami, Yesu haguruka mwami. Indi ngabo niri n'intoya, kora mu ntagara mwami wanjye. Kora mu ntagara, kora mu ntagara. Wenda ingabo, wenda ingabo, wenda ingabo, wenda ingabo, wenda ingabo. Ufata inkota yawe, ya yindi ya muhujya abiri. Umareho imirimo y'umwijima mu izina ryawe rikomeye mwami w'abami. Ndinginze cyane, ndinginze cyane. Iki gitondo ndinginze cyane, uyu mwanya mawe ndinginze cyane. Ndakwinginze, 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 ndakwinginze. Ndakwinginze, ndakwinginze mutanga bugingo. Wagize icyo wituma mwami, nta kibasha kugukoma mu nkokora. Wowe uvuga bikaba, wowe utegeka bigakomera. Witwa ndiho kandi uzahoraho mwami wanjye, mana yanjye. Wowe uvuga ijambo rimwe bikabaho, wowe utegeka bigakomera. Ijwi ryawe, ijwi ryawe, ijwi ryawe, ijwi ryawe riramburuza inkuba, kandi warategetse byose birakumvira. Ndagushimye mwami, ndagushimye mwami ko hari ikintu ugiye gukora, ko hari abantu wongeye kuzura bari barapfuye bahagaze, ko hari abakozi bawe wongeye gushikama ku birindiro. Kandi
kandi bagakomera bagakomeza umurimo kubera yuko bwije n'igihe umuntu atabasha gukora dore bugiye kwira dore bugiye kwira dore bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora kuko bidukwiye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa dore akabwibwa ikaraje bantu kukibacitse intege bantu kukibasubiye inyuma bantu kukibarambiwe bantu kukiba batenebutse Rastakata ya mondele mashaka zemewaya distance leta yewe Kristo mwiza naguhamagaye mwami naguhamagaye mwami ndaguhamagaye mwami ndaguhamagaye mwami ndaguhamagaye mwami girira neza abantu bawe girira neza abantu bawe girira neza abantu bawe girira neza abantu bawe nelesta bone nasikaya ngoya zone fo tekataya ngo selemo neshaya zone kuta angaya zone kuwa ya stance elestika emondele shakataya bo zelemo staimini kuwa ya salele shaya kuwa stostekile moa ashaya zone fo elimine staketaya bole mono shigita reka amatabaza yongere yake kandi mwami abantu bahe kumenya abahanjuza aho bari kugira ngo bajye kugura amavuta ubwo uzasange bari maso uzasanga amatabaza yabo yaka mu izina rya Yesu mwami wanjye mwami wanjye mwami wanjye dore naba ngaba bari abahanuzi kandi bavuga ibintu wavuganye nabo kandi bikaba mwami baraguye ariko bakomeza kwambara wa mwambaro wa gihanuzi wa mwambaro w'ubuhanuzi nuko ntibamenye yuko mwanzi yabinshiriye basigaye bavuga ibyabo kuvuga ibyawe nabo bagenderere nabo baririmbye mwami bari bagihagaze mu murimo ariko ntacyo bafite baha abantu bongerere bahe ibyo baha abantu mwami mu izina rya Yesu ukomeze inkingi z'urusengero rwawe mwami haleluya urakoze urakarama urakoze urakarama izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirihimbazwe oh haleluya oh haleluya Yesu urakoze mwami 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 tuzamuye nanone ibyifuzo by'abantu badusabye ngo tubasengere mwami by'abantu badusabye ngo tubingingire mwami oh ngabire mwami aracyarwaye hongera urutse ikiganza cyawe ku buzima bwe maramo burwaye mwami urubori rw'uburwayi urubori rwa malariya reka ruve mu buzima bwe reka ruve mu maraso atembera mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo niko dusengeye mwami na Joseph Kristo mwiza umugirire neza wamukura kuri kiriya gisasiro ukamugirira neza ukamukiza agahaguruka ndabyibutse ibyo wakoze igihe wazuraga agakobwa ka Yayiro ndabyibutse igihe wahinduraga amazi divayi ndabyibutse uhagurutsa cya kirema cyari kimaze igihe kirekire ku kidendezi cy'Ibetesida ndabyibutse ndabyibutse wa mugore wari umaze imyaka myinshi arwaye ariko ukamugirira neza ndabyibutse imirimo yawe iracyariho
imirimo yawe iracyakorwa kuko waravuze ngo ndakora none n'ejo. Urakora Yesu, urakora Yesu, urakora Yesu, urakora Yesu, urakora, 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 urakora. Nkweretse Janet mwami amaze igihe kirekire yaraboshywe n'imbaraga z'umwijima zo mu barangi. Ndasenze ndinginze cyane isengesho ryanjye rimusange mu mutara, rikora imirimo n'ibitangaza. Mwami wanjye, mwami wanjye, ubwo twari kumwe mu myaka yatambutse twabonaga ugenda umubohora, twabonaga ugenda umukiza, ariko ntibizakunda ko tuba tukiri kumwe igihe agereye mu mutara. Twumva amakuru y'uko yakomeje kuremba, twumva amakuru y'uko yakomeje gutsikamirwa n'izo mbaraga. Yesu Kristo uracyakora, 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 uracyakora. Manura imbaraga zawe nizisange Janet mu mutara mu izina rya Yesu. Batamuriza umumaze hira myaka murwaje mwami, yasize ibye areka akazi, areka ibyakamugiriye umumaro, amubaho, 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 amubaho. Bageze abarwaza na mama wabo. Mwami wanjye, ibindi mitwaro yiyongera ku yindi, ariko ndagushimiye yuko ko nakure habaho utakura umuntu, kimwe nk'uko nakure heza hariho utageze umuntu. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirakomeye. Ndamusengeye rero mpagaze mu kwizera. Ijambo rirambwiye muri Matayo, haleluya, ibice 7 murongo waho wa 7, yuko icyo tuzahambira hano mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, kandi icyo tuzahambura hano mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Tumugobotoyeho iminyururu y'umwijima, tumugobotoyeho iminyururu y'abadayimoni, tumugobotoyeho ubwo butware mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mbaraga zawe, mbaraga zawe, mbaraga zawe nizimusange. Koko kwawe gukomeye ni kumusange. Ndabyibutse ukura Abisiraheli mu Egiputa ukabakuza amaboko yawe akomeye. Ijambo rirambwiye ngo nijoro wajya kubabera inkingi y'umuriro, ku manywa ukababera inkingi y'igicu, ukabayobora, ukabayobora. Warabayoboye bageze i Kanani. Uko ni kujya ubana natwe. Uko kuboko mwami kuracyariho, kuracyagaragara, kuracyakora ibitangaza. Uko ni kumamagaye mu buzima bwa Janet mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe niziganze, imbaraga zawe nizikore, imbaraga zawe. Lestaya bone fo, estai mini kuwa ya stance, leshaya bone kuwa ya stance grere. Peku kwa jina la Yesu, ndirukana niyo mbaraga, ndirukana ubwo butware. Dayimoni ndakwimura mu birindiro byawe. Hunga, 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 genda, vaho, 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 vaho ngaho. Ntago ari mite twari yawe, ntago ari wagenewe kuba, wagenewe kuba mu kuzimu, wagenewe kuba mu kuzimu, wagenewe kuba mu kuzimu. Ndakwirukanye n'abamari bawe bose, ndakwirukanye n'abakoresha bose, ndakwirukanye, ndakwirukanye n'ibikingi byawe byose. Ubwami bwawe nibutsindwe, ubwami bwawe nibugende, imikorere yawe niveho. Systeme waremye washizeho ndayisenye. Mpagaze mu butware mabwa n'ijambo ry'Imana, mpagaze mu butware bw'amaraso ya Yesu. Ndakwimuye, ndakwimuye. Va mu mibiri y'abantu abasatani yabohesheje ingeso, ingeso zikomeye, ingeso z'ubusambanyi, ingeso z'ubusinzi, ingeso zadutse mu bantu, ingeso zadutse mu bantu. Abantu bari beza, abantu bagiraga urukundo, abantu bagiraga ubugwaneza, abantu bagiraga kwihangana, abantu bagiraga umutuzo n'umunezero. Ariko ubu ngubu barahindutse, bahinduwe n'ibihe, bahinduwe n'iminsi, bahinduwe n'imbaraga z'umwijima. Satani afata abantu bugwate, ariko abo bose tubazamuye mu ngo by'amasengesho. Twimuye ubutware bw'abadayimoni, twimuye ubutware bwa Satani, twimuye imirimo yose y'umwijima. Duhamagaye imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, duhamagaye imbaraga z'Imana zikora imirimo. Yesu wigaragaze mwa, Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami,
Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami. Oh haleluya. Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami, Yesu wigaragaze mwami. Hey, Yesu wigaragaze mwami. Hey, Yesu wigaragaze mwami. Ari hano waduhesatire, uri hano, uri hano waturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, mbaraga zawe ziri hano, gukiza kwawe kuri hano, kubohora kwawe kuri hano. Urabishoboye mwami, urabishoboye mwami, ntabwo ujya utsindwa, urabishoboye mwami, ntujya unanirwa, urabishoboye mwami. Uri ibendera ryacu, uri agakiza kacu, uniwe kunesha kwacu mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana nzima. Turakingingira abantu bawe, abantu bawe, abantu bawe, abantu bawe, abantu bawe bakomeje kuduha ibyifuzo bitandukanye, kandi ndetse n'ibyo twerekwa n'ibyo tubona. Mwami wanjye, mwami wanjye, dore uyu mumama wari ufite urugo rwiza, uyu mubyeyi wari uturije mu bana be, areba imirimo y'amaboko yawe akishima, urubyaro wabahaye. Uyu munsi Satani yamunyaze uwo munezero, uyu munsi Satani yamunyaze ibyo byishimo, uyu munsi Satani yamunyagize uwo mugisha. Umugabo we ntago bakiri kumwe, yayobewe aho yatorongereye, yayobewe aho yagiye. Ibibazo byabaye ibibazo. Mwami wanjye, mwami wanjye, ndakwinginze ugarura ubwo butunzi mu mwanya wabwo, ugarura uwo munezero mu mwanya wawo, ugarura uwo mutuzo mu mwanya wawo. Satani ye kuriganya abantu bawe, Satani ye kuriganya umubyeyi, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uru rugo nirwongere rwubakwe, uru rugo nirwongere rushikame rukomere. Yesu ushimwe ko watanze urugero rwiza. Uravuga ngo umuntu wumva amagambo yawe, umuntu wumva amagambo yawe akayakomeza, uwo muntu ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, rw'imiyaga ije, imiraba iteye, iyo umuyaga uhushye byose bikikubita kuri iyo nzu ngo bisanga ikomeye. Uko niko dusengera urwo rugo ngo rukomere, rukomere. Iyi miraba yo mu isi, iyi miraba y'abatifuriza neza abandi, iyi miraba y'abagizi ba nabi yose ntigira ikitwara iyi nzu, ntigira ikitwara uru rugo. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi nzu nikomere, iyi nzu nikomere, uru rugo nirukomere. Yesu Kristo, Yesu Kristo, urakoze Data wa twese mwiza. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Ndakubona ukora muri dimensiyo z'ubuzima zose. Ndabona ukora muri segiteri z'ubuzima zose. Abacuruzi ubibuke, resita ya bonefo, abarimu bibuke, Yesu, abenjeniyeri ubibuke, Yesu Kristo, abanyamakuru bibuke, abakozi bawe mu nsengero ubibuke. Data wa twese mwiza, Data wa twese mwiza, Data wa twese mwiza, Data wa twese mwiza. Muri sekiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mwami, muri sekiteri ya media,
hariyo tangazamakuru Kristo mwiza muri sekiteri ya politike. Abapolitisiye bacu hari ibintu wazahura, hari ibintu warema, hari inkingi zikomeye washyiraho. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu. Muri sekiteri y'ubucuruzi ariyo business, turasenze mwamugirire neza abantu bawe, mwamugirire neza aho hose hari abakozi bawe, aho hose hari abambasaderi bawe, hari abaguhagarariye bashobora kuvuga ijambo, bashobora guhagarara neza bakakuperezanta, kandi abantu bawe bakabona agakiza, abantu bawe bakabona Imana. Mu izina rya Yesu dusengeye abantu, dusengeye abantu, dusengeye imitima. Mwami weza imitima n'imibiri, uzahura abantu bawe, turi ubwoko bwawe, ukora ikintu gikomeye muri iyi myaka Mwami, mu gihugu cyacu, mu gihugu cyacu, mu gihugu cyacu. Reka tubone Mwami urumbuke mu mirima, reka ikirere cy'u Rwanda kibe cyiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi bihembwe ukora bitatu by'ubuhinzi duhingamo Mwami, buri gihe mushyige kigira umwero wacu kandi mwiza. Ibiciro ku masoko papa bye guhungabanya imitima y'abantu. Yewe Kristo mwiza, izi ntambara ziri hirya no hino ku isi, wite kumira kure y'ubuzima bwacu, kandi ujye utubumbatiza amaboko, utubambatira mu maboko yawe. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Yesu. Ndaguhimbaje mucunguzi mwiza, ndaguhimbaje mucunguzi mwiza. Haleluya, haleluya. Nawasa nawe Yesu, nawasa nawe Yesu, nawasa nawe Jehova, nawasa nawe Hera wa Isiraheli. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Hey, hey, turizeye, turizeye, turizeye kuvuganye natwe. Ndasaba abantu ngo dusubiremo iri sengesho, vuga ngo ndizeye kuvuganye nanjye, kungiriye neza, kunabaye, kunkuyeho uburetwa bwa Farawo, kunzahuye, kunyaguriye imbago, kumaye umugisha, kundengeye. Yesu, nawasa nawe, uri umwami w'ubugingo bwanjye, uri umwami mu mutima wanjye, uri umwami mu buzima bwanjye, uri umwami mu rugo rwanjye, uri umwami mu kazi kanjye, uri umwami w'ubuzima bwanjye, mu migendere yanjye no mu migirire yanjye. Ubu mwami, ubu mwami, uze utegeke byose, uze uyobora ubuzima bwanjye, ungeza aho ushaka mukiza. Shorera, 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 ungeza aho ushaka mukiza. Unshorerere mu rukundo rwawe, unshorerere mu bugwaneza bwawe. Mwuka wawe wera ajya abana nanjye, ajya nshoboza kugukiranukira. Satani ndakwanze, Satani ndakwamaganye n'ibyawe byose. Ndi umwana w'Imana, naracunguwe n'amaraso ya Yesu, kandi sinyiri uwawe. Imigambi yawe yose, ibikorwa byawe byose ndabyanze, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengana nawe n'indi sengesho. Nyivuye mu Mwami Imana, ufite ububasha, ufite ubushobozi bwo gutegeka imbaraga zose, ibifite ubutware bwose, yaba ibyo mu isi, yaba n'iby'ikuzimu, yewe n'ibyo mu ijuru. Buri kintu cyose ugifiteho ubutware. None ndaguhamagaye ngo wivange n'ubuzima bwanjye,
ibyo nkora bihabwa umugisha nawe, uha umugisha imirimo y'amaboko yanjye, umugisha wawe ucuncumuke ku buzima bwanjye nk'imvura mu izina rya Yesu. Kandi ndakwingiza yaba njye ubwanjye n'abankomokaho n'abazabakomokaho, uwo mugisha udukurikirane, uwo mugisha tugendeho, kugirirwa neza n'imbabazi byawe bitwomeho iteka ryose mu izina rya Yesu. Nanjye reka ngusengere mwene data. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ushimiye uyu mwene data twabanye muri iyi gahunda y'isengesho rya mu gitondo. Icyambere ngushime yuko wamumaye kugira ngo tujye tugirana ibihe byiza biciye kuri YouTube channel Ijambo Nyaryo. Hari impamvu washyizeho ubu buryo mwami, kandi ukatuhiriye yerekwa. Turakwingiza kugira ngo mwami, abari hafi n'abari kure mu bihugu byacu bya Afurika ndetse no muri Aziya ndetse no muri Amerika n'i Burayi, mwami ngo ukore imirimo yawe, ugobotora abantu mu bubata bw'umwijima babayemo igihe kirekire cyangwa se kigufi. Satani ye kubata imitima y'abantu, ye gufata imitima y'abantu, ukore imirimo itangaje kandi ihebuje, wibuke abantu bawe ubagirire neza. Kandi ubwo tuzatubana muri gahunda batwumva mu buryo butari ubw'amashusho cyangwa se ubw'amashusho nabwo buzaza, byose ibyo kuduhesha umugisha, kandi twese dukomeze kugirirwa imbabazi nawe. Urakoze kubyumva kandi uri kumwe natwe. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yego, ijambo ry'Imana ni ryiza, riradufasha kandi rituma imitima yacu icya ikabohoka, tukumva icyo umwami Imana avugana natwe biciye muri Bibiliya, biciye mu ijambo ry'Imana. Yego, nyemerera rero tubumbure ibitabo byacu. Bibiliya ushobora kuba uyifite muri telefone, ushobora kuba uyifite mu buryo bw'inyandiko. Bibiliya zacu ko tuzigendana cyangwa se tuzifite aho wasomera hose, ushobora gusomera kuri interinete. Bibiliya zibaho, zirahari, tugasoma ijambo ry'Imana. Reka ngusengere kandi nsengere umutima wawe kugira ngo wakire neza ijambo ry'Imana. Mana, tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, n'ubundi ari naryo ryitiriwe uru rubuga Ijambo Nyaryo, ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rizana impinduka. Turasenze cyane twingingira imitima yacu kugira ngo Uwiteka uvugane n'imitima yacu. Ndakwinginze rero kugira ngo dufashe kandi tugirire neza, imitima yacu ikomezwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ndetse no muri Yesaya. Turaza kuhasoma hombi twihuse, n'ibice byaho 16. Dushaka twahera ku murongo wa 28. Imigani ibice 16 umurongo wa 28. Oya, reka duhere ku murongo wa 26 biradufasha, cyangwa se duhere ku murongo wa 25. Yego, Imigani ibice 16 umurongo wa 25 haratubwiye ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. 26. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. 27. Imburakamaro igambirira ibibi,
kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, kandi unegurana mu bwongorerano atandukanya inshuti z'amagara. 29 umunyarugomo yoshya umuturanyi we, kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. 30 akavuga ngo uwica ijisho aba atekereza iby'ubugoryi, agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. 31 uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro, bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Tuvuge ngo amen. Amagambo meza turagenda tuyasubiramo, wasubiza inyuma ukumva uko twagiye dusoma cyangwa ukahasoma. Noneho reka tugiye mu gitabo cya Yesaya ibice 21 umurongo waho wa 3. Nicyo gituma ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye uburibwe, ngafatwa n'umubabaro nk'umugore uri kukunda. Ndababaye bituma numva, ndihebye bituma nabasha kureba. Umutima wanjye urasamaguza gukangarana kuranera ubwoba. Umugoroba nifuzaga wamindukiye guhinda umushyitsi. 5 batunganya ameza bagashyiraho abarinzi, bakarya bakanywa. Yemwe batware, nimuhaguruke musige ingabo amavuta. 6 kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. Ndabona umutwe w'ingabo cyangwa abagendera ku mafarashi bagenda ari babiri, cyangwa abagendera ku ndogobe cyangwa ku ngamiya. Azahuguka yumve neza cyane, nuko avuge nk'intare ati Nyagasani mora magaze ku munara w'abarinzi, ku manywa nkagendara. Yego. Reka nsubire mu murongo wa 8. Nuko avuge nk'intare ati Nyagasani mora magaze ku munara w'abarinzi ku manywa, nkagendara ku ijoro ndi ku gihe cyanjye. None dore nguriya umutwe w'ingabo zigendera ku mafarashi babiri. Arongera aravuga ati i Babuloni haraguye, n'ibishushanyo bibajwe by'ibigirwamana byose biravunaguritse bigeza ku butaka. Imana itugirire neza. Aya magambo kuyahuza biragoye, ariko nshima Imana yaduhaye kugira ngo dukuremo inyito y'uyu munsi ishobora kudufasha. Ikintu ndimo ndumvamo nuko umuntu wese akwiye kwita ku migenzereze ye, ku migirire ye, kandi akareba sosiyete abayemo icyo yayifasha, umumaro yayigirira kurusha umumaro yayigirira kurusha uko yafata initiative wenda yo gukora ibidafite umumaro. Kurusha ibyo byose bidafite umumaro, agafata iyo initiative akiyemeza akagendana n'Imana. Kandi ikindi cya kabiri akagira itandukaniro, hanyuma akaba icyitegererezo muri byose. Yaba iri jambo ryo mu migani, yaba Yesaya ibyo yahanuye,
byose biragaragaza yuko we yari afite amakenga yo yibaza ibyo yatekerezaga, ibyo yagambiriraga, ibyo yifuzaga, abona bihindutse ukundi. Ariko ni umuriro wakaga muri we kubw'ibyo Imana yashakaga kumubwira, kubw'ibyo Imana yashakaga kumwereka. Ariko arangije arerekwa, aravuga ngo kuko Uwiteka mbwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo nabonye. Sinzi ibyo wabonye, sinzi ibyo wabwiwe cyangwa ibyo wumvise, ariko uri umurinzi w'ubuzima bwawe, uri umurinzi w'ubugingo bwawe, uri umurinzi w'urugo rwawe, uri umurinzi w'umuryango wawe, barumuna bawe, bakuru bawe se. Birashoboka rwose Imana yatoranyije Dawidi muri bene se kandi ari umwana mutoya. Aba umurinzi wa famiye Yesayi kandi aba n'umwami wa Isiraheli. Waba umurinzi w'akazi kawe, waba umurinzi w'amasezerano yawe, waba umurinzi. Ndakwinginze kugira ngo rero ube maso kandi Imana iguhe umugisha kubw'ijambo ryiza dusomye mu izina rya Yesu. Mwese mbifurije umunsi mwiza, mbifurije gufashwa n'Umwuka Wera, mbifurije kugendana n'Imana kandi mwakire kwaguka mu buryo bw'umwuka, kwaguka mu buryo bw'umubiri. Imana ni Imana ikiza imibiri, igakiza imitima. Imana yacu rero irabizi yuko dukeneye ibyatunga imibiri, irabizi ko dukeneye ibyafasha ubugingo bwacu, kandi iduhe gukura, idukuze mu gakiza dukure. Imana ibagirire neza. Rero ndabashimiye mwese ko mwabanye nanjye muri uyu mwanya. Reka dufatanye uyu mwanya dusenge. Aho uri, yaba utwaye imodoka, waba wageze mu kazi kawe ukora, waba uri kujya mu isoko, yaba uri gutunganya abana, uri gukora imirimo yo mu rugo, nyemerera aka kanya k'amasegonda makeya cyangwa se iminota mikeya dusenga n'Imana, dushima Imana ko yabanye natwe. Mana, turagushima, turaguhimbariza neza yawe n'urukundo rwawe, wabanye natwe muri uyu mwanya kandi izina ryawe nishimwe. Birashoboka rwose yuko twagukorera mu buryo bwose bushoboka, n'ikoranabuhanga twari gukoreraho kandi izina ryawe rikamamara. Wavuze ijambo rikomeye ubwo wabwiraga abigishwa bawe Yesu, urababwira ngo bagende bategereze i Yerusalemu. Urababwira ngo ndabizi neza yuko mufite intege nkeya, ndabizi yuko mutendebutse, ariko urababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Dusabye Umwuka wawe Wera ngo atumanukire Mwami, duhabwe imbaraga, dushobozwe nawe. Yesu Kristo wakomotse mu byaro rwa Dawidi, utugirire neza, dufashe, turengere, utubere imbaraga, udukomeze mu buntu bwawe, utwagurire imbago, twibuke mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigwire mu mitima yacu Mwami. Mwuka Wera tuganze kandi utegeke, ineza yawe ikomeze kubana natwe mu mirimo yacu buri munsi, uburyo ubana natwe. Uwiteka mu kazi kacu ka buri munsi ujye ubana natwe. Mwami ndasenze, Mwami ndinginze kugira ngo ukomeze kugira neza abantu bawe Mwami, udukoresha imirimo n'ibitangaza, utwaguriye imbago, utugirire neza, kandi ijambo ryawe twumvishe rikomeze kunyura imitima yacu, rikomeze kutwubaka, rikomeze kuba ku nkingi z'imitima yacu. Tugirire neza Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen.